nyashi ngaho nizo nanjye hariho abasigaye babimbwira ngo nsigaye mfite nyashi se ndazizi ntazo abasigaye babivugana ngo asigaye afite nyashi nise nyashi ndabizi ntabwo nzi cyane ntashize ndabizi se ni amabuno se ni amatako se ntabyo nzi byumvishije ubu ngubu rwose nibwo ntagiye kubyumva ngo hari igihe ngo bajya no kuzitezaho ubundi ngo bakakubaga bakazigutera cyo ngaho ibyo bibaho nabyo ngaho se kandi ngo sajari mu cyongereza sajari mu cyongereza sajari ngaho se kandi ngo sajari ariko si ubwo ngubwo ko tuzabazwa byinshi ubwo se si nka wa wundi ujya kwihinduza ku masura ngo anakigira umuzungu wahatari ubwo ibyo kandi nabyo ngo ari icyaha bigezweho ubwo busirimu rero nibwo bugiye kuzaya gutanya uko yakugize uko yakuremye urabipinze none ushatse kugira ibyo ukoze neza cyane nta gahunda yo gupfa mfite nzava kuri iyi si nisaziye nkota banyanika no ku zuba mfata vitamini D ituruka ku zuba abatekereza iyo gahunda bacire hasi birarura ahubwo oya kuki usinda mu gitondo ufite amafaranga se natuma usinda mu gitondo umukene se yasinda ese ubwo uri muzima mwapfuye se uri umusinzi ariko ndamaze wanyweze inzoga se izo niguriye perezida wa Kongo yitwa ariko bakunda kuko ari iwanyu Kongo yihaho yitwa Seketi iki ni igiki mu ntege iki ni igiki iki kijumba mu ntege kivuye hano inyuma ninde kintege ni devota siba oya musigaye muhaga musigaye mwararembye ku buryo musigaye murwana mugakubita imirimo musigaye murwana ku buryo musigaye mukubitana ibiryo umwe agaterera ikijumba ndegede undi iki musigaye muhaga ku buryo musigaye muterana ibiryo That's why my musigaye murwana ku buryo musigaye muterana ibiryo ndavuze ngo mwese mujye kuryama vuba dore buranyije mujye guhenereza vuba soni muryame njye ntabwo nashobora kuryama mu nda hari kurya mu nda hari kurya genda ufate ibijumba uhekenye genda ufate bibisi uhekenye n'ibishyimbo bibisi ntihakomeza kukurya ujya kuryama hasi ujya kurambika inda hasi nk'uko wasanzwe bigenda ujya hatewe n'iki urangenge mu kibadashi ariko devo umukobwa ungana nawe aracyajya mu bibadashi hari n'abakecuru basaza bakijya mu bibadashi kanzwe genda hambirwa uzarinda unapfa ikibirimo no What the
Aduh, bobo. Aja pagi. Aduh, bobo. Aja pagi. God have mercy upon us. How are you? Hari ibintu bimaze kundambira bingeze uwe n'umuntu. Salama Mavide, salama. Biragenda. Nibiki bigenda? Aujourd'hui aussi c'est notre. Salam, warabuze. Biragenda ni bijahi. Biragenda bije. Nta kigenda. Wacyohereje cyangwa kujayo. Mavi. Iminsi myinshi Mavi. Salam. Biragenda. God have mercy upon us. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom, e quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. Vai on. Mujo, vai on. Mujo, umaze gupostinga video. Sibyo akakanya umaze gushyiraho emoji ziseka uravuga ngo ngo urasetsa. Iyi video ifite iminota 3. Hashize amasegonda 9 nyipostinga. Aujourd'hui. Nawe wapostinze ushyiraho comment. Video wayireba. Video why? Mavi. Iyi video wayireba. I don't want peace. I want problems always. Video wayireba. Oya nago. Mavi nago. Mujya mureba video bazatuvunye yego. Hanyuma nawe yirayikinga. Vai mu buzima bubi. Ngira amahirwe. Ndaza mba ino. None bamuhita bashaka kunyiruka. Bamwitonda ndi gusenga. Ariko mana nyagase. Uzashindira zawe werekana aho umwana yagiye. Sizabigeze. Nize. Não, mudada é tudo, né? Não, chutia. Como ela tinha? Uma cruz. Ugomba kuzajya umvugisha neza reka. Beza karinjye uteka hano. Kandi kiba kikuzanye ko nyize. Igiki? Ibeshe umwire nabi so yo kurya. Nahishe natetse inyama none. Ngeze nje kurya hano. Ntabwo uje kurya se? Sister reka ariwe nje kureba ahubwo. Uje kureba sister uje kurya. Mujye muvugisha ukuri. So mugabo ngo utwaye iki kuba nje hano Okay, urahitamo. Nkuzanire sister cyangwa nkuzanire ibiryo. Ndebera mushiki wanjye. Mushiki wawe. Sikuki wakoze mugira amagambo menshi biteka mura muvuga gusa. Badukandagiye mu kanwa baduhaye ubugenda kanwa. Tuzi. Mubwire ko naje rero. Uzamvugishe tuvuge. Uramuza yese? Inde. Ese nawe uri hano? Amaze iminsi napfuye. Nawe ngo mubamuhitanye urimo. Hawa nkuba nkumuhitanye nk'umuntu agapfa. Umana wenda wowe ufite inyungu. Kandi inyungu ufite sinanyishe. Kuza ukarya bigatuma wutana umuntu koko. Ukarya waba w'umwana wahitanye. Ndamita. Ako umeze nk'icicanye. Wasinzi wanyweye ibiki? Kunusa. Biragaragara ko wahitana n'umuntu. Umva mubwira za tuvugane kubanya. Reka mubwire. Hanyuma ubwo mwamwishe. Ni iki kibazo ufite mu mutwe wawe? Reka mukubwiriraze. Genda mubwiraze. Ariko yaba ari ibiryo, yaba ari uwo mwana, byose birakugezayo. Biraguhiga amado. Reka muzane.
ahangaha ni kwa murama wanjye nje kureba mushiki wanjye n'ibiryo ibiryo nige uri kubona nsa n'umuntu ushonje aho ugiye gupfa aho muzagurisha ibyiko mugurisha igifu mugurisha strawberry y'inda nyine ngewe ushaka kumenya wahise ugura telefone nini cyangwa kwa nanjye niba abantu babamugaye mu gutya nzajya mbahitana ese umubwiye akazi tukavugana mbwiye aze tuvugane ibyo bintu ushaka kuvuga kamubwire reka mubwire wivuge naje reka mubwire bora amaso magurisha kandi ariko ibyo bintu ndabikuye uri kumbwira ibyo bintu urumva mbizi ubundi mwamwisha gusa mukamushingwa kubera umugome nica nde uri ariko reka nkubwire uriya mwana mwahitanye wowe na mubyara wawe niba ari mubyara wawe niba ari inde se ubundi witwa nde umva ntunyirakaze mfite amakuru cyangwa nanjye nkubitira ahangaha unyishe njya wumuhoreho noneho nongeye kandi nkuzeho ndwaye sida ndwaye mu rugo ushaka kumuraho ndabura amazuba ye noneho ngewe wampfira wa mugabo wongeye kumuraho warahometse ndwara noneho pararize urebe ngo ureva muri uru rugo uriya mwana mwinshi yari afite imyaka 18 mfite amakuru ko ari nawe wamupfunyikiye mu kideyi ukamuhondaguriramo mfite aya makuru yaba afite ukaza wareguye umudigi nguje ngo kujye kwa mubyara wawe ese byose uri kunshinjura bize neza ko nabikoze ntago wamwice mu gafuka ese warambonye mbikora wamwice muri kino warambonye mbikora ntago wamuteruye ufite ifoto ntago wamuteruye warambonye nyine yego kuntu kivuga none yewe umvuze nirwariye sida wa musore